kumbe nuko inkuru yose imeze n'ibibafaga burya mwicare hamwe ubundi inkuru tuyibare neza imuzi n'imuzingo ibintu aba babiri bapfaga izomanizo ndetse na teta Sandra kugeza naho mugonga iby'incoreke ibiki byose reka tuzibare ukuntu inkuru yose imeze. Ubundi ngo ukuntu ibintu bimeze hari ikintu cyabaye hagati y'aba babiri teta Sandra ndetse na wizomanizo ubundi cyatumye teta Sandra ngarakara cyane agafata uramwanzuro kugonga umugabo we ubundi bitari bimenyerewe cyane ikintu cyari kimenyerewe hagati gushyamirana kw'abagabo hagati y'aba babiri bombi teta Sandra ndetse na wizomanizo wasangaga akenshi ari teta Sandra ubakubise bakamukomeretsa cyane murabizi yagiye yahukana akagaruka mu Rwanda nyuma bakongera bagasubirana nyuma twongera kumva amakuru ko yongeye akamukubita nyuma bakiyunga nyuma twumva ngo yamuhaye impano y'imodoka n'ibindi byinshi cyane. Gusa ikintu cyatunguranye noneho mu ijoro ryo ku munsi wo kuwa gatatu nukumva ko ari teta Sandra watumye wizomanizo ajya kwa muganga aho kuba wizomanizo yatumye teta Sandra ajya kwa muganga. Niki cyatumye uyu nguyu teta Sandra arakara bigeze hano akagoga umugabo we. Amakuru rero yanditswe n'ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'u Buganda cyitwa PML Daily avuga ko ngo bajya gushwana bajya gutangira gushyamirana hagati ya teta Sandra ndetse na wizomanizo ngo teta Sandra ni watangije urugamba ngo ubwo yabwiraga ngo wizomanizo ko ngo yatereranye abana be ngo atashyiri kubafasha nka mbere batangira gushwana kuva icyo gihe. Ubwo hari kuwa gatatu n'umundi ejo bundi ku munsi yamugongeyeho ngayo magambo rero uyu nguyu teta Sandra yabwiye umugabo we wizomanizo ngo yaramurakaje bya hatari byatumye umunsi wose yirirwa ngamutonganya ngo yanarakaye bya hatari ngamutuka ngo biza no kurangira afashe umwanzuro wuko amwirukana n'abo bana be ngo n'ubundi niba ngo atabafasha ahita afata umwanzuro wuko ngo abirukana. Teta Sandra rero yahise afata umwanzuro wo kugenda n'abana be bajya iwabo wa wizomanizo bajya kumurega ku babyeyi be. Agezeyo rero ngo ababyeyi ba wizomanizo bamusabye ko yasubira mu rugo akaganira n'umugabo we bakareba uburyo bakemura ikibazo bafitanye. Mu gusubira mu rugo rero ngo wizomanizo wari wariye karungu ngo ibintu byo kuganira ngo n'uburyo bwo gushaka ngo uburyo bakemura ikibazo ngo ntabwo yabikozwaga ngo yari yarakaye bya hatari ngo yakomeje kumuhatira ngo kuva mu rugo akagenda n'urubyaro rwe n'ubundi niba nta kintu bafasha ngo nibagende akomeza no kumukubita. Byaje gufata ngo byatumye uyu nguyu teta Sandra afata umwanzuro wuko yamwaka itike ubundi akigendera akamurekera urugo rwe. Teta Sandra rero amaze kwaka itike umugabo we wizomanizo yarayimwimye ahita afata umwanzuro wo kwifatira imodoka arayatsa yigira ku kabari k'incorekeye. Ngira ngo abenshi mwabonye amashusho yafashwe teta Sandra arimo agonga umugabo we wizomanizo hari hano rero amugongeraga ni mu kabari kitwa Shan's Bar gaherereye mu gace kitwa Munyonyo no muri ko mu Bugande. Kara kabari rero ka Shan's Bar uyu nguyu teta Sandra agongeyemo umugabo we wizomanizo kara kabari rero nako umugore nguzwiho gutunga amafaranga menshi akura mu bucuruzi bwo gucuruza urumogi dore ko hariya muri Kampala mu mujyi wa Kampala mu Bugande ngo bisa nk'ibyemewe kurutunga ndetse no kurunywa biravugwa. Uyu mugore rero nyira aka kabari ka Shan's Bar bisanzwe bivuga ko ngo aryamana na wizomanizo. Nyuma rero yuko uyu wizomanizo afashe umwanzuro wo kwatsa imodoka agasiga umugore we teta Sandra mu rugo agasiga kandi amubwiye ko agomba kugenda asanga yatashye ndetse akajyana n'urubyaro rwe. Wizomanizo yahise ava mu rugo yerekeza ku kabari kiri habara rye ka Shan's Bar. Noneho ntiyamenye ko umugore we teta Sandra yamukurikiye. Teta Sandra mu kugera muri aka kabari yasanze wizomanizo yicaranye n'iri habara rye bisanzwe bivuga ko baryamana bikubitira ko kuba umugabo avuye mu rugo noneho amwirukanye yisangiye ihabara noneho gushwana byahise bijya ku rundi rwego. Muri uko gushwana rero nibwo teta Sandra cyamurenze afata umwanzuro wo kuva aho ngaho muri Shan's Bar yinjira mu modoka ye ngo yigendere. Niko mwabonye uyu mugabo we amwitambika yanga akagenda uyu mukobwa umujinya yari afite mwinshi cyane ahita afata umwanzuro wo kumugonga inshuro 3 amugonga garuka nk'uko byatanzwe mu buhamya n'abantu bari bahari. Teta Sandra rero akimara kugonga umugabo we nibwo yahise atabarizwa polisi iraza imuta muri yombi mu gihe umugabo we yahise ajyanwa mu bitaro bya Nsambya kugira ngo yitabweho. Gusa umugabo we wizomanizo ngo yaje kwandika ibaruwa asinyaho ndetse ayiha umupolisi noneho ayishyira sitasiyo y'Akabaragara aho ngaho teta Sandra yari afungiye. Noneho teta Sandra nyuma aza kurekurwa ngira ngo mwaramubonye ubu ngubu kugeza kuri ubu ngubu rwaje umugabo we wizomanizo. Ariko kuri ubu ngubu rero ikintu mwamenya nuko amakuru ava mu bitaro bya Nsambya aho ngaho wizomanizo arwariye. Amakuru aravuga ko wizomanizo azivuza amezi 6 noneho mu gihe yaba yanze gukira amaguru ye akazaba yacibwa. Niko inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru cya PML avuga. Amakuru yandi kandi ahari akavuga ko ngo uyu mugore teta Sandra nubwo yerekuwe ariko aracyakurikiranwa na polisi ari hanze. Isaha muze gutungurwa n'amakuru ashobora kuza avuga ko teta Sandra yongeye gutabwa muri yombi. Ngaye nguko mbibutse ko kinyobwa kiza kigezweho cyengetse kandi kidatera hangover ari B1 Gin mukomeze kuryoherwa nacyo. Noneho ko bakunzi ba cocktail B1 Gin nziza cyane muri cocktail mukomeze kuryoherwa na B1 Gin. Njyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda.